uyu munsi murese namwe muramukumbuye nabazanye umukinnyi Nshuti Dominique Savio no umukinnyi w'umunyarwanda wabonye izuba tariki ya mbere Gashyantare mu mwaka wa 1997 avukira mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Ni umukinnyi wabikeye bigacika cyane muri shampiyona y'u Rwanda mu myaka yo hambere. Gusa Nshuti Dominique Savio ntabwo akiri kugaragara cyane muri shampiyona y'u Rwanda. Ese byagenze bite? Nshuti Dominique Savio yakina amakipe menshi agiye atandukanye kandi yose akajya agaragaza ko azaba umukinnyi ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange. Yakiniye Rayon Sport, AS Do Kigali, APFC ndetse na Police FC. Ese banyarwanda mukumbuye Nshuti Dominique Savio nko mu myaka yo hambere muri buka gikina muri Rayon Sport yarahabije amakipe yose ubwo bajya gukina na APFC ikamuzirikisha abakinnyi babiri nka Rugwiro Hervé agikina umupira ndetse n'uwitwaga Buregeya Prince. Ese murabyibuka mukumbuye amacenga n'amashoti ibitego bitagira uko bisa by'akaguru k'ibumoso. Ese koko muramukumbuye? Nge ndi Evodo abanyarwanda. Iyi ni Mine Plus TV. Cyo mukusaba no gukora subscribe kugira tuzabane mu byinshi bigiye bitandukanye. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.